Ndabasuhuje nitwa Dizboy w'Abanyarwanda intumwa y'Abanyamusanze. Guys, nyuma y'amasaha make atawe muri yombi umunyamakuru Disi Clement yasabye imbabazi ahamya ko ibyo yakoze yabitewe n'umujinya waje kumviramo gukora ibyaha bigiye bitandukanye. Mu ibaruwa Disi Clement yanditse yasabye imbabazi ndetse anitandukanya n'abari kwifashisha ibyamubayeho mu nyungu zabo bwite. Muri iyi baruwa Disi Clement yagize ati Banyarwandakazi, mbandikiye nshaka kubamenyesha ko nciye bugufi nsaba imbabazi ku by'inyandiko, amashusho, amajwi yasakaye ku mbuga nkoranyambaga. Mu by'ukuri twakoze ibinyuranyije n'amategeko maze tugasenyerwa inzu. Byaje kuvamo kugira umujinya utari ngombwa nkora ibyaha bigiye bitandukanye. Ibyabaye ari ubwa mbere n'ubwa nyuma, byari bibaye aho ndimeze neza. Ibyo nemererwa n'amategeko ndabihabwa, kandi niteguye ko ningaruka nzaba urugero rwiza ku Banyarwanda. Umunyamakuru rero Disi Clement yasoje ibaruwa ye amenyesha abakunzi be ko abakumbuye, ati aho ndi ndatekanye, ndarinzwe kandi ndabakumbuye. Nayo magambo umunyamakuru Disi Clement mwakunze cyane ku muyoboro we wa YouTube channel, mwamukunze muri benshi cyane. Mudukande subscribe, mudukandire like, ni ibintu byiza cyane hano ku Rumuri TV 250. Ndabakunda cyane, nitwa Dizboy. Ciao ciao.